Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe uhita utsinda ikintu busabwa, nukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi hasi umukara handitse ngo subscribe, ukakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami, ugira uhita ubibonera ku gihe, kandi byose aba ari ibyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukanda subscribe mbere y'uko ureba ino video niba witegura gukora, niba ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode bazifunguye iz'ukwa 7 n'ukwa 8 ziri muri systeme. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode, yaba iya provisoire cyangwa se yo kuri kategori. Twandikire yo kuri 0789351626 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigufashe. Mukeneye kwiga uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, nk'ubu burenganzira ikintu nashyize muri computer yanjye ukajya urakibona muri telefone yawe. Rero twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tubigufashemo. Ndakeka ko umaze gufata agapapuro, ndakeka ko umaze gufata agakaramu, ndakeka ko umaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu byapa bikurikira ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Murabizi ibyapa byo ku mihanda, ese mwa bino byapa baduhaye ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Tegereze neza. Icyapa C1 gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Urebe icyapa A14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Urebe icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru nta kirango. Urebe icyapa B2A gifite ishusho ifite impande nyinshi, ubuso bw'umutuku n'ibirango byanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo stop, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Ese mwa bino byapa bine baduhaye ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi kuko n'ubundi hepfo nibyo bakubajije kuri A ngo icyapa C1, kiriya cya C1 muri kukibona. Bera bangu icyapa A14, kiriya cya A14 muri kukibona. Icyapa C2A aho ni kuri C. Kuri D baratubwira ngo ese ni icyapa B2A. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kikuri nta kindi ni icyapa A14. Kino cyapa cya A14 kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteho mu ntangira idakomeza. Kikaba kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Urabona watangiye ari umweru uri kuzamuka, geze imbere basiribangishaho umutuku, bivuze ko inzira giteho mu ntangira idakomeza. Ariko ubonye ibyapa biri kukugora, nagukoreye video iteguye neza y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Murabizi bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo yaba mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ariyo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ni ubuhe bwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ariyo yose? Aravuga ngo toni 10, B ngo toni 16, C ngo toni 24, Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizami, iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo baba bashatse kuvuga ngo
A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa kuri buri kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga toni 10, kandi tuzi ko hari amakamyo yikorera ibintu birengeje toni 10. Toni 16 tuzi ko hari amakamyo yikorera toni zirenze 16. Sega ngo toni 24 tuzi ko hari amakamyo yikorera ibintu birengeje toni 24, kandi bari batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ntiburenga. Bagenda baduhereza ibisubizo, tubonye ko hari amakamyo ashobora kurenza toni 24. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko kode bafunguye. Ukwezi kwa 7 kuri muri systeme, ukwezi kwa 8 kuri muri systeme. Twandikiye cyangwa duhamagare ni kuri 0789 935 16 gufashe kubona kode iyo ari yo yose, yaba iya provisoire cyangwa iyo kuri kategori. Rero twandikiye cyangwa duhamagare tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikirana. Kuvuga ngo niba ahantu hari icyago cyangwa ahantu hameze nabi, intera yo kuva ahantu hari icyapa kugira aho hantu hameze nabi iyo iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera ishobora kwerekanishwa icyapa cy'inyongera. Ese icyapa cy'inyongera bashyiraho kiba giteye ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Murabizi iyo video y'ibyapa by'inyongera nari bakoreye, usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayireba kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ubonye utari kuyibona uranyandike cyangwa ukamamagara kuri 0789 335 mu gihe kitarenze iminota 2 banamaze kuyiguha ku buntu, ugakora rimwe ugatsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Arangukare ifite ubuso bw'ibara ryera, mbega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Sega ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Kino cyapa ushobora kutakiza ariko ukabuza ukuntu ibyapa nyongera biteye, bita bigufasha kumenya igisubizo cya nyacyo. Niyo mpamvu ari ingenzi kujya ureba ari amasomo ngenda mbashyiriraho kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Kanda subscribe hasi. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Murabizi ibyapa by'inyongera ukuntu biba biteye, afite ishusho y'urukiramende, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ariko birashoboka ko nibi batavuze hano, ntabwo bavuze ibirango, ntabwo bavuze umuzenguruko, ariko ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Kuba batavuze ibindi birango, umuzenguruko, ibyo ntabwo ari ngombwa. Upfa kumenya ko biba bifite ishusho y'urukiramende n'ubuso bw'ibara ryera, ariko ukamenya ko biba bifite n'ibirango by'umukara n'umuzenguruko w'ubururu. Ibyo uba ugomba kubibizi. Ariko turebeye mwa biriya bisubizo bine baduhaye, duhisemo B kuko niyo yujuje ibisabwa. Ikibazo cya kane kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Batubwiye ngo igihe ikinyabiziga kitagize ute kidapakiye, kuko gipakiye birashoboka ko ibyo bipimo bishobora kugabanuka cyangwa se bikiyongera. Batubwira ngo kidapakiye, ibiye bipimo kuva ku butaka araba ngo santimetero 30, beka ngo santimetero 40, seka ngo santimetero 50, deka ngo metero imwe na santimetero 55. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 40 kuva ku butaka, ariko iki kinyabiziga kidapakiye. Ndakeka ko aramaze guhitamo B, ndakeka ko aramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya
urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi agomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ese n'ayo matara yo aba atagomba gushyirwaho gutya arangwa itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, siga ngo itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma, mbega ngo A na B byose nibyo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisobanuro cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisobanuro cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Rero hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni se itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma, mwebwe mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni plaque y'ikinyabiziga. Rero rya tara riba riri kubonesha kwa kiriya cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, cyangwa mwebwe ibyo mwita ngo ni plaque y'ikinyabiziga, niryo ridakurikiza iri tegeko. Mubona ko riba riri ukwaryo. Rero ndakeka hano musitamo se, ndakeka hano musikandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurikira bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Iyo bavuze ngo ibiziga by'ikinyabiziga bari kuvuga imipine y'ikinyabiziga. Ibihe rero arangwa inyuma ni 3 na santimetero 50, mbega ngo imbere ni 1 na santimetero 70. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisobanuro cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisobanuro cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma bari 3 na santimetero 50, naho imbere ho aba ari 2 na santimetero 75. Hano ndakeka ko hano musitamo A, ndakeka ko hano musikandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kino kibazo ariko bashobora no kugihindura akavuga ngo inyuma ni 3 n'ibice 50, imbere ni 1 n'ibice 70. Ntibizakugore kuvuga ngo 3 n'ibice 50 no kuvuga ngo 3 na santimetero 50 byose aba ari kimwe. Aho hano ikintu bakoze nicyo guhindura ingero gusa. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi cy'imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga igice gihera imizigo kigaragazwa ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. kandi njya mbona hano mu mujyi wa Kigali babikora, ukabona niba umuntu atwaye imizigo ari kuri kurenga hari ukuntu ari kubigaragaza. Ese bigaragazwa gute? Arango ni itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa, mbega ngo gatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. Sega ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano muri icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisobanuro cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ndakeka no musitamo rero D, ndakeka no musikandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ese ibihe bipimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano kuri A baravuga ngo kilometero 10 mu saha, mbega ngo kilometero 20 mu saha, sega ngo kilometero 30 mu saha, deka ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo.
isi hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizeye ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta iso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Kwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, ntuzabigireho ikibazo. Hano rero ndakeka nuzamo D, ndakeka nuzikandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane hakurikira. Hari ahantu biba bibujijwe kuba wahagarara akanya gato cyangwa se umwanya munini. Hehe biba bibujijwe? Ari ngo ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Mbibuza ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda ikinyabiziga cyamaze kwinjiramo gikomeza imbere mpaka kivuyemo, ntabwo kiba cyemerewe gukata ngo kibe cyahindura icyerekezo. Niyo mpamvu bavuga ngo ni umuhanda w'icyerekezo kimwe. Mbega ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Sega ngo ku mihanda ibisikanirwamo y'ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari iso cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ndakeka uramutamo B, ndakeka uramutsikandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aranga uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega ngo nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. Siga ngo ibyerekezo bibiri by'umuhanda ndeka ngo birabujijwe kunyuranaho. Hano rero iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. None ukona ko ibumoso bwawe hari imodoka y'umutuku, abari mu mutuku baba bari kubabuza, bivuze ko bibujijwe kunyuranaho. Ariko uba wanyuranaho ukanyura ku mapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, za velomoteri, amagare, uba wayanyuraho cyangwa uba wayadepasa. Mu ndimi z'amahanga niko mubyita. Ariko nabwo wemerewe kudepasa imodoka kubera ko mwabira birango uri kubona ko harimo imodoka. Hano ariko dusubije D, birabujijwe kunyuranaho. Ariko ujye umenya ko washatse kuvuga ko ubujijwe kudepasa imodoka. Ndakeka uramutamo D, ndakeka uramutsikandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Bibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Rero twandike cyangwa uduhamagare ku izo nimero tubigufashemo, kuko kode bazifunguye. Ukwezi kwa 7 kuri muri systeme, ukwezi kwa 8 kuri muri systeme. Tubigufashemo rero mu gihe ukeneye kwiga. Turakwigisha mu buryo bwa online, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Yageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza n'imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ku izo nimero 0789351626 tubigufashe. Mu kibazo cya 11 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Ubujijwe iki? Ari ngo kugenda mu gisate cy'iburyo, bika ngo kunyuranaho. Siga ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari iso cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo,
ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni se kugendera mu gisate cy'ibumoso. Murabizi niba umuhanda ugenderwamo mu byerekezo byombi mu Rwanda dukoresha uruhande rwahe rw'iburyo, rero uba ubujijwe kugendera mu ruhande cyangwa mu gisate cy'ibumoso, kuko murabizi iyo ukinjira mu muhanda uhita ujya mu ruhande rw'iburyo bwawe, rero uba ubujijwe kuba wagendera mu gisate cy'ibumoso. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite, ese kino cyapa kikumenyesha ko ugeze mu muhanda ubisikanirwamo gifite cyangwa giteye ku buhe buryo? Bakunda kugishyiraho nk'iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe noneho ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo. Amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo aratandukanye, rero bakabikumenyesha hakiri kare kugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Ese giteye ku buhe buryo? Arangwa ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Sega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mugiye kuri D bari kutubwira ngo iki? Mugiye kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho aba ari mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Murabizi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi kwiki ko hari icyago, rero bakakuburira hakiri kare. Kiriya cyapa aba ari icyapa kiburira, niyo mpamvu bavuze ko ari ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Ibyapa byose biburira biteye ku ubu buryo. Ndakeka ko ramustamo B, ndakeka ko ramuskandika ku papuro. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kiza ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu n'imirongo ibiri itukura ikoza akantu kameze nk'agakubo. Gisobanura iki cyangwa kikubwiye iki imbere yawe? Rero aranga umuvuduko ntarengwa wemewe. Seka B ikavuga ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Seka ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Deka ngo birabujijwe kuyinjira. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Iyo ubonye kino cyapa aho hantu bugeze guhagarara umwanya muto n'umwanya munini ntibiba byemewe. Ndakeka ramustamo rero C, ndakeka ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa se agasanga adakora, yakora iki? Bino bimenyetso bimurika bari kuvuga nkeke ko wabimenye. Mwebwe mu ndimi z'amahanga muzarita ngo ni za feruje. Abagomba gukora iki? Abagomba kwitwara ute? Arangwa guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kimuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo utwara neza nta gutinda mu isangano. Sega ngo guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. Deka ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ndakeka ko rero waramuzwe guhitamo ndakeka ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ugomba guca rero mu isangano n'ubwitonzi kuko ibimenyetso bari batubwiye ko biba bitari gukora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Wenda ni umunsi w'isoko, amatungo bayajyanye mu isoko.
uhuye nayo uri umuyobozi w'ikinyabiziga. A iravuga ngo kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gukomeza gutambukana ubwitonzi. Se ikavuga ngo iki? Se ikavuga ngo kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo. Ndiza ku isoki cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro ikintu ugomba gukora ni kimwe. Hano isoki kuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ubundi no kuvuga ngo iyo ugiye mu bisubizo bine baguhaye ukabona nta gisubizo wizeyemo 100%, ariko ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo ikivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugendana ubwitonzi, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, ibyo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Ntabwo nakuvuga ngo ni ibyanya by'100%, ariko iyo nta yandi mahitamo ugahitamo nk'icyo ngicyo akenshi gikunda kuba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko ramutamo B, ndakeka ko ramutwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hari ijambo abagenzi bakoresheje ntabwo ari kuvuga abanyamaguru, bashobora kuba ari kuvuga n'umuyobozi w'ikinyabiziga ariko cyangwa n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, ariko ntabwo bavuze ngo ni umunyamaguru. Akenshi hari abantu bahitaga bumva ngo iyo bavuze umugenzi ngo ubwo wari ushatse kuvuga ngo umunyamaguru, oya, ari kuvuga n'ubundi umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo ari ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Mbega ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, mu gihe ibumoso babona iby'ibara ryera. Ndakeka ko ramutamo C, ndakeka ko namusukandika wa papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamure gukora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda, niyo ntego yacu. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kikabaza ngo atari munsi y'isira umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburemere bwite burenga metero 10 agomba, keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa, ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Ese kino kibazo uracyumvishe neza? Ni ukuvuga ngo hari igihe utwaye ikinyabiziga gifite metero 10 mu burebure, urumva ni rukururana. Noneho urumva uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe niba utwaye ikironomoro cyangwa icyo kinyabiziga gifite ubwo burebure n'ikikuri imbere, ukahasiga umwanya kugira ngo n'umuntu naba aguturutse inyuma ari kukudepasa akabona hahise haza nk'ikindi kinyabiziga ahigobeke adateje impanuka. Ariko uwo mwanya uba ugomba gusiga hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere. Utwaye kino kinyabiziga gifite buno burebure uba ushobora kuwureka mu bihe bihe. Rero hano nibyo rero bari kutubaza, hano tugiye gusubiza rero. Ari ngo mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Mbega ngo igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, se ngo mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, n'ubundi niba mugeze ahantu hari ambutiyaje umwanya ashaka ntabwo wawusiga uwo mwanya uri hagati y'ikinyabiziga cyawe n'ikikuri imbere, aho barajya barigobeka mu gihe bari kukudepasa, cyangwa mukaba mugeze mu duce aho kunyuranaho bibujijwe. Undi kubera ko kunyuranaho bibujijwe uwo mwanya ashaka aba yawureka. Ndakeka rumusamo A, ndakeka gusobanukiwe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaza inkombe bimbano zawo kigenewe bikurikira. Ese kiba kigenewe iki? Ari ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. Mbega ngo guhagararwamo umwanya munini gusa.
siga ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndakeka rumuzamo rero se, ndakeka rumuzikandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Bishobora gusimbura iki? Ari ngo imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Bega ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Sega ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, bavuze ngo imirongo ibiri irabangikanye, waturuka ku rukagirana umurongo umwe, ariko bari imirongo ibiri yegeranye cyane, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ese uramutse utamo B, ese uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, ubuso bw'umweru, nta kirango. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ari ngo utanga inzira, B ngo icyago, C ngo icyerekezo kimwe, D ngo ntihanyurwa. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, tanga inzira. Kino cyapa gisobanuye ko iyo ukibonye uba ugomba gutanga inzira, ariko hari ubundi buryo bubiri bakibaza, bakavuga ngo ese kino cyapa gisobanura iki? Aho banyura bazengurutse utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Yavuze ngo ese kino cyapa gisobanura iki mu nkomane? Baguhaye kino cyapa, utanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini wegera. Iyo bakikubajije nta yindi kondisiyo bashyizeho, urasubiza ngo tanga inzira, gutyo gusa. Ndakeka ko rumuzitamo rero A, ndakeka ko rumuzikandika ku gapapuro. Ndiza ko kino kizame dukoso ari ikintu kigufashije, kanda subscribe uri hafi gukora kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye tukibonera ku gihe. Kode ziri kuboneka, ukeneye no kwiga twandike cyangwa duhamagare kuri 078 935 16 tubigufashemo aho waba uri hose mu gihugu. Gukora rimwe niyo ntego yacu. Uri hafi gukora ukanda subscribe gusa, ukajya ukosora kino kizame, wagiramo ikibazo ukanyandike cyangwa ukamamagara kuri 078 935 16 nkagusobanurira. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ufite inshuti yawe ishaka kwiga amategeko y'umuhanda, musharinge link nawe aze twigane. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.